Hello guys, nizere ko meze neza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira, abantu benshi muri kugera munyandikira mumbaza ngo ese umuntu ushaka kwinjira muri kariyeri yo gucuruza imodoka yakora iki? Kariyeri y'imodoka ushobora kwinjiramo ufite budget yawe uruhita utangira nka capital yo gutangira gucuruza imodoka urangura ucuruza. Ariko akabona umuntu ushobora kuvuga ngo ndashaka gutangira nka komisiyo, ndi mu broker nishakira amafaranga ya komisiyo no mu komisiyoneri w'imodoka. Iyo utarabitangira ni ibintu bigoye nyine no kubitekereza byibuze akenshi iyo umuntu agiye kubitekereza avuga ngo ese imodoka nshaka gucuruza, hari umuntu byibuze ureba stats zanjye ufite ubushobozi bwo kugura imodoka? Niyo uyu munsi watangira nta muntu n'umwe ureba video ya ushobora kuba afite ubushobozi bwo kugura imodoka, bitangira buhoro iyo ugeze kuri terrain niho ubona abantu. Ushobora kuba uri umunyeshuri usoje ishuri ukabona abantu wenda bareba amastat yawe ari abanyeshuri mwiganye, ariko umunyeshuri mwiganye buri harimo ufite papa we ushaka kugura imodoka, hari ufite mama we wayigura, hari ufite oncle we wayigura. Bivuge ngo rero ubwo ukoze connection ugatangira business kuyibona ari ntoya niko igenda ikura. Upostinga imodoka uyu munsi umuntu akabibona, wa mwana mwiganye kuvuga ati reka ndebe wa muntu classmate wanjye nabonye afite amakuru ku modoka kandi papa wanjye arayishaka, akaguhuza n'ubu niko abantu bagenda bakora mu kazi. Aho ni hamwe ushobora gutangira nta kintu kimwe ufite, ukavuga se nahera kuki. Ni birebire ariko nk'inzira yoroshye ku muntu ushobora kuba byamufasha kugira ngo utangire iyi business y'imodoka. Ushobora kuvuga uti nta muntu n'umwe nzi ugurisha imodoka, nta n'umwe mfite unayigura. Ubu hari ikintu cyoroshye ushobora guheraho bigahita bikorohera. Ubu uhere nko kuri business ya car rental, reka turebe ibice nka bitatu by'i Kigali ushobora guheramo ugakurura amakuru y'ibijyanye na car rental kandi bigagukundira. Dufate uduce dutatu twonyine: Gikondo, Kicukiro, Remera. Aho hantu haba amakampani menshi arenze 50 akodesha mu modoka. Ndakubwiza ukuri, mu gihe tubaye umuntu udafite budget yari yose, umunyeshuri uvuye ku ishuri kandi ashaka gukora, ushobora gufata amasaha y'umugoroba ugashyiramo training yawe n'inkweto za siporo, ugakora siporo ufite telefone, ugakora cross ukagera Gikondo ureba hari amakampani zaba afite imiryango minini akoreramo, amakontakti ujye winjira ugafata amakontakti yawe. Okay, mukodesha imodoka yego, nabona nimero yanyu yego, bakaguha nimero, bakaguha amafoto y'amamodoka bakodesha, ayo manimero ukaba uyafite. Ukava Gikondo ukajya Kicukiro, ukava Kicukiro ukajya Remera. Gikondo merezi ya mbere ya kabiri ukazamuka ukagera harya kwa Rujugiro birahagije. Komeza Kicukiro uhereye hejuru Nobreza Sport View ukamanuka, umanuka uza Kicukiro centre ugakomeza ukagera kuri IPRC, ukazana igera Sonatibe, ugakomeza Remera. Remera yose mu Giporoso ukazamuka mu Gisimenti. Hari kampani nyinshi bamaze kugira ama connection atari munsi ya 30 y'abantu bari mu ka business. Bivuge ngo ayo ma contact yafite ukajya ubasaba ama modoka ugaposting utangiye buhoro. Ushobora gutangira kuri status yawe cyangwa TikTok account. TikTok account abantu benshi bose barazireba hano hanze, barayireba, ubitangira ubona nyine ari ibintu bitoya ariko bigenda bikura buhoro buhoro. Muri iyi minsi ya sama kuko hari ibirori byinshi, abantu benshi barakenera kwideplasa, gukodesha imodoka rero birakunda. Kandi imodoka ukodesheje, niba ukodesha imodoka, okay, imodoka irakodesha 50, umukiriya n'umurangira imodoka uzahembeshe nyirayo. Ukavuga uti niba nk'umukiriya ukodesha imodoka 50, araguha 5 nta kibazo, araguha 5 uyu munsi, n'undi aguhe 5 muri weekend. Ukodesha imodoka ebyiri cyangwa 3 ni 10 cyangwa 15, ugahera kuri ayo. Ubonye amafaranga ya bando ku buryo uri bubashe gupostinga ukamara icyumweru cyose ufite internet n'amayinite ubasha guhamagara nta kibazo. Uko bigenda bikomera rero bikura, wa muntu warangiye imodoka rero gukodesha, iyo kubonye ko ufite connection y'amamodoka, ejo araguhamagaritse ko nkeneye yo kugura, nta yobozo mugira mucuruza. Ba bantu rero bose mwaragiye muhura mu bantu bakodesha, buri habamo n'abagurisha. Nuko rero connection y'imodoka igenda ikura buhoro buhoro buhoro. Ubitangiye uyu munsi, nyuma y'amezi 2 ndakubwiza ukurusha ko umaze gucuruza imodoka imwe cyangwa 2. Komisiyo y'imodoka yo ntigira ibiciro, nyine biterwa nuko wavuganye na nyiri imodoka ugurisha cyangwa se n'uwaguze, mushobora kuganira nawe akaba yagira icyo aguha bitewe nuko mwavuganye. Biterwa nuko we tanga service. Iyo watanze service ukayitanga neza, abantu barabyubaha nabo barabibona. Abantu batunga imodoka ni abantu bafite ukuntu basobanutse, we ashima service wamuhaye. Iyo ashimye service wamuhaye, sina ngombwa cyane kwinjira mu biciro burya.
aranakubwira ati okay ukwiye respect kandi ndabinzi ko wamfashije akiri iki gihembo. Icyo gihembo rero bigenda bikura buhoro buhoro buhoro, ariko ukomeza ukurura ama connection, ayo manimero y'abantu aragufasha akagutunga, kuko nuko business igenda ikura. Ndakubwiza ukuri muri Kigali ubu mu mezi abiri hari ikintu kiba kimaze, hari isura runaka waba umaze kubona. Uzajya ubibona kuri account yawe postinga, aba followers bazagenda bazamukaho, abantu baguhamagara bagenda babona ibyo ukora, barazwinda baboneka, kandi buri wese akenshi niko yatangira akora. Ubwo ndi kuvuga ku bantu badafite capital yo gutangira, ko ku muntu ufite capital byo biroroshye no kurangura, ufite connection kunurangura byo byoroshye, ntabwo bingana n'umuntu utangiye akazi. Kandi byose bitangira buhoro buhoro buhoro. Aka kazi ka komisiyo nta muntu utagakora, ushobora kugakora ku muntu w'umunyeshuri uvuye ku ishuri, ku muntu ufite akazi nawe uri muri office, ibintu bya komisiyo wagakora. Komisiyo nta bintu bikomeyemo, ubu ufite abantu mukorana bacuruza ukagira n'abagura. Umucuruzi uramufite, uramubwira uti okay, mumeze mute amakuru, icyangwa nuko zika afite imodoka agurisha, ukamamaga kumwe twumfite umukiriya si ngombwa kujyayo, urabahuza bakagenda bakari imodoka ugura. Iyo ashaka kuza n'umuntu umurebera, cyangwa se ubwarabizi yazana umukanishi we. Hari igihe bisaba ko wowe wabahuje atari ngombwa kujyayo, bakakubwira ko ibintu byose byakunze kandi byarangiye, bikarangira ugiye winjira muri kariyeri y'imodoka, kandi wabonaga ari ibintu usa nkaho wumvaga bizasaba imbaraga nyinshi cyane, kandi uko ugiyemo buhoro buhoro niko communication iba nini na connection zikagenda ziyongera bitewe n'abantu. Icyangombwa nuko making sure ko umuntu mukoranye uyu munsi n'ejo yongera akaguhamagara. Bivuge ngo uwo warangiye imodoka buri bibaye byiza kumwese, ese ya modoka nakurangiye wayibonye, niba ari nko gukodesha byagenze neza, okay fine. Niba byagenze neza akabona ko byibuze umukurikiranye, akamenya ko n'imodoka wamurangiye yigezeho, n'ejo niwe yongera agahamagara, n'ejo undi nzongera mfite ibindi birori, nzongera nkunyureho. Nuko communication igenda ikura mu bijyanye no gucuruza imodoka. Bitangira uyu munsi, ntucike intege, ntubijyemo uyu munsi umara icyumweru bibiri nta kintu urabona, bizazira rimwe. Byose niko bigenda. Nta muntu utangira uyu munsi, umuntu atangiza miliyoni 20 akajya mu mujyi gukora, ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri n'ukwa gatatu bikaba ari ukwiga isoko, kandi yarashoye amafaranga. Bivuge ngo washoye amafaranga yawe, ariko n'ubundi arasa nkaho nta kintu ari kuzamura. Gitekereza inyungu, ariko inyungu ntabwo iza ku kanya. No muri buri kazi rero kose niko bigenda. Ushobora kuvuga uti ko nta modoka sundi, ibintu by'imodoka nabyinjiramo, nta n'imodoka nimwe nzi. Wowe iyo udafite amakuru menshi ku modoka, icyo ukora ubaza, ntago wabura umuntu ubaza nyiri imodoka, komutse wampaye specification z'imodoka. Wowe ukirinda wirinde kujya muri call n'umukiriya umusobanurira ibintu byinshi utazi, ko ntago ari byiza gusobanura ibintu byinshi utazi. Ahubwo saba specifications uzohereza umukiriya, noneho nawe ugiye ku ma videos, ufite ibintu byinshi byakwigisha. Ese wiga imodoka, iyi imodoka ni ihe, ubanze umenye gutandukanya imodoka zitandukanye gute. Hano hanze hari ibintu byinshi byakwigisha kugira ngo ubone imodoka, amasomo yazo uko bayi, kugira ngo ubashe kuzisobanukirwa, kandi imodoka iyo zirimo urazimenya rwose. Ikindi nyemerera ko ibintu bitangira, ko ndabizi ubwo ni ikiganiro nari nkoze, kuko hari abantu benshi mwagiraga mumbaza ngo ese nakora gute. Ibi bintu bitangira, nugira impungenge uze kugenda umbaze tuganire nkufashe. Icyo nzi nagufasha. Niba ufite imodoka ubona zikodeshwa, waburiye abakiriya, ujye umpamagara umbwire ngushakire umukiriya ukodesha imodoka, ko nko mu masaha y'ama weekend n'iminsi y'ama weekend rwose banokeye imodoka bakazibura. Mfite amakuru y'abantu benshi bampamagara bashaka imodoka zakodesha zikabura. Igihari rero, wowe mpamagara njye nkuha. Nuba ufite imodoka ukodesha, uzajye umbwira uti mfite imodoka kandi buze umukiriya. Ibyo nabikwemerera, kandi abo bantu imodoka n'ubu zifite uziko zihari, nzaye nkuha abantu zikodesha. Hari igihe tuba tubafite, n'abafite mugenzi wawe bafite, kandi ni communication igenda ikura buhoro 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 buhoro, kandi ndabibizeza ko reka dukomeze tube in touch kuri buri kimwe. Murakoze cyane, ndabashimiye. Turakura muri comment kugenda mumbwira uko mubibona iki kiganiro, n'icyo mva tutavuze. Murakoze, ndabashimiye. Ciao ciao.